reka twongere tubasuhuze kandi tubahe ikaze ku meza y'ubusesenguzi muri sector ya politiki. Emizo umeze ute? Tumeze sawa. Bari bamaze igihe batubwira ngo duhora mu mikino. Yego. Ariko twebwe kariyeri y'umuco bibero traditional bibijambo siporo hose tuzakubagira. Hose muzahadusanga. So akanya rero nk'aka ngaka tuje ku meza y'ubusesenguzi aho tugiye gusesengura politiki, aho tugiye kubaga inkuru tugiye gusesengurira direti isi igeze aho amagara atererwa hejuru buri wese agashamayo. Nshaka ngo utangire utubwira iyi nsigamugani yaturutse ubundi mbere na mbere katonde tumenya gucata. Yego. Iyo bavuze ngo aho iyo bigeze aho bikomeye buri wese asamaye, iyo amagara aterewe hejuru buri wese asamaye. Bishatse kuvuga ngo iyo bigeze hahandi bikomeye buri wese akizwa n'amaguru, cyangwa se buri wese iyo tugeze mu bibazo buri wese nyine areba inyungu ze. Mbese iyo bigeze aho bikomeye buri wese areba ku ruhande rwe akareba ese ndakira nte, ndabaho gute, ese biragenda bite kugira ngo muri nyungu zanjye. Icyo bishatse kuvuga mbese nyine wirengagiza iby'abandi ukareba iki, ukareba ibyawe. Urakoze cyane rero kugira ngo umutwe w'inkuru yacu ni uwo nguwo, iyi isi agezeho amagara atererwa hejuru wese akizwa. Ibi rero bikaba byatangajwe na chancelier w'Ubudage ni mu nama ngarukamwaka yiga ku mutekano yatangiye imyinshi hariya mu Budage kuri uyu wa gatanu. Chancelier w'Ubudage rero witwa Friedrich Merz yabwiye abayobozi barenga 50 bayitabiriye ko ibihe isi igezemo ibyo kuyoborwa n'amategeko mpuzamahanga ahuriweho biri kugera ku iherezo aho buri gihugu gikwiye kwirwanaho. Igihugu aho kigeze nyine aho bikigeze buri wese ni ukwimenya. Ariko ibyo ngibyo hari abahanga babirebye kare. Urugero ni nka Putine. Putine iyo urebye yigeze kurema inama aravuga ngo arambiwe ko Amerika yigira polisi y'isi. Ntabwo Amerika ari umupolisi w'isi mu gihe cyose. Aho bigeze nyine buri wese ni ukureba inyungu ze, akareba ese ibi ngibi bimeze bite. Urugero nk'iyo urebye Amerika uburyo iyobora, urebye politiki y'isi yo yumva yuko ariyo base. Yo yiyumvamo ko ariyo igira ite ihagarariye isi. Noneho rero urebye ibihugu byinshi birimo biragenda bireba imbere, birimo birareba bikabona rimwe na rimwe yigenda ikura inyungu zayo. Dufite ingero nyinshi z'aho byagiye biba. Nk'ubu turebye nka Maduro bamukuriyeho, ubu ngubu ushobora gusanga biriya biyobyabwenge ashinjwa bizaranye bya bintu byo muri Iraq. Bagiye kwa Sadamu ngo arafite intwaro kirimbuzi, deni bikarangira zibuze. Turaza kuza kugenda dusobanura gahoro gahoro dusesengura turebe ese bimeze bite. Ibyo Amerika yagize nk'umupolisi w'isi, buri hantu hose buri gace kabonetse n'intambara usanga Amerika yahise itabara akenshi mu buryo bwihuse. Akenshi ariko nyine nayo itabara bitewe n'inyungu ifite. Birumvikana. Gusa ko itatabaye muri Libya ahubwo ko yayiteje. Bishatse kuvuga ngo nayo ibikurikirana inyungu zayo. Ariko n'ubundi iyo urebye uko isi igenda imera no kugenda gupakika, buri wese ntago uzigera ubona umuntu ugufasha ntazi ibikorwa bifite. Bishatse kuvuga nayo nyine wenda iraza igufashe isetinga uwo mutekano iwawe ibihugu bw'irinzi, ariko nayo birangire n'imbaraga ka peteroli gahari gatukure Sudane niba ari ibuye ry'agaciro hari ikenerereho naryo irijyane. Rero ibihugu byinshi aho bigenda bihumukira, urugero za Irani, za Koreya ya ruguru ziravuga ziti ntabwo ibyo bivamo, ntabwo bishoboka. Rero zigatangira kwikoma Amerika. Nibyo turi buze kugenda tureba gahoro gahoro kuko aho isi igeze ntabwo ari hahandi nyine buri wese yaza akagenda ategeka buri gihugu. Mbese nyine yasi twari dufite mu kinyejana cya 20, abaperezida benshi n'ibihugu byinshi baragenda bahumuka ku maso bakareba imbere habo bakamenya icyo bashaka. Yego. Ibi rero yabivuze ashingiye ku kuba muri ibi bihe ubwigenge bw'ibihugu byinshi mu Burayi bwibasiwe no kuba ukwizerana hagati y'uyu mugabane na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri kugenda gukendera. Urugero arimo arifuza Greenland. Yego. Nayo buriya barayishaka. Barayishaka ariko nabo harimo izindi nyungu ziri hidden.
babona ko bageze gute zibyihishe inyuma. yagaragaje ko hari icyuho kinini cyatewe na politiki ya Amerika ishyira imbere inyungu zayo gusa nk'uko wari umaze kubivuga ati Amerika aho igiye hose ni uko nayo ibibona ko hari icyo ikeneye kuhafata, ariko ni nako politiki yayo yubatse, politiki kapitalizme imeze kandi sinanabarenganya. None se ubundi bo badashatse ukuntu bagomba kubaka igitinyiro cyabo byagenda bite? Kandi uko iyo urebye iterambere riragenda riha ubumenyi ibihugu byinshi. Urugero, mbere yakangishaga ko ari ifite intwaro kimwe, ariko ubu Korea ya ruguru iravuga iti ndazifite, Abashinwa baravuga ati ndazifite, Abayapani barazikoze, Irani irabitse, Abarusiya. Ubwo se noneho ibyo bihugu iyo muhuriye ku meza hari icyo uzana nabo hari icyo bazana, kandi noneho kugira ngo bagende bakwambura za power wari ufite bagenda bafata twa bihugu nawe bari bagize ute waragiye warigaruye, kugira ngo rero badufate utwo duhugu bazaduha cyane bya bindi wabiye ibyo wabimye n'iki biza ntwaro kintu bagiye bahisha uburyo bugira gute bikora. Hari umuprotesiyo wigeze kuvuga ngo Amerika irasa ibihugu cyangwa itera ibihugu bifite intwaro kirimbuzi, akibaza nimba zo zibitse zibiba amahoro mu gihugu cyangwa zibiba amahoro ku isi, cyangwa nimba zicira amashaza, nazo izibitse nazo ni intwaro nk'iz'abandi. Iyo rero niyo mpamvu iyo itifuza ko hari abandi bazitunga kuko izi uko bigize gute icyiza cyazo n'ikibi cyane. Wabibaza Abayapani nibo babizi icyo zabakoreye. Ni igihugu gifite intwaro kirimbuzi kijya ku meza kikaganira n'abandi, nacyo kuko niyo yabarinda nayo kiba gifite yavuga iti turaturasa 10 tubaraseho kimwe namwe birabagiraho iki garuka runaka. Niyo mpamvu na Amerika yagize ubwoba bwita yatangiye gusunga ubwoba, ahubwo zuko iteye Irani yatsinze, sibyo iteye Irani irabizi neza ko urugamba rwarangira Amerika izite itsinze, ariko yo irahamya neza ko nta gihombo gikomeye izagenda ku rugamba cyare yakibona. Rero abanyaburayi aho babera abanyabwenge barateye ubona ko ibihugu birimo bigenda bitera imbere tugendeye kuri chancelier y'Ubudage ibyo yararimo atangaza aho ngaho, yaravuze ati nyine aho bigeze buri wese nyine yimenye ari gukurura yishimye, wese arakurura yishimye areba ku nyungu zo ku ruhande rwe. Akaba yashinje rero Leta Zunze Ubumwe ko ivunyura uburenganzira bw'Uburayi, ibibazo by'ubucuruzi n'imisoro igenda ishyirwaho ibihugu no kuba kamwe byahawe intebe cyane byumvikana cyane, aho usanga agenda akupira bizinesi zikore mu Burusiya gusa bijya kuharenga. Abarusiya bari barakize, sibyo rero bakimara guhana Abarusiya nabo bahise bagira gute bivumbura ku Burayi, sibyo Leta Zunze Ubumwe z'Uburayi. Urumva byanga bikunze hari effect byagize ku bukungu bw'iki bw'Abanyaburayi, kandi Abanyaburayi ntibiteguye guhita basoza iki ubukene. Wibuka n'indi ntambara iri hagati ya Irani na Israel, nayo ni intambara igize ite igomba kwafata ubukungu bw'iki bw'Uburayi, kandi Amerika ntiredi Trump yo kwifaranga urabizi bikuraho niba bamuca akaboko ntabwo yapfa kwirekura nyine kurirekura biravuga. Ese muri make bishatse kuvuga ko rero ntabwo Amerika yiteguye guhita isova za nyungu Abarusiya bashyiraga muri Leta Zunze Ubumwe z'Abanyaburayi, harimo kubambura gaze bo barabikoze bagira ngo baramuzi, kandi ntibazi ko intambara Putin yayiteguye kera ashaka amasoko mu Burusiya, ashaka amasoko muri za Korea, urumva n'ubundi we nta gihombo za Japan, nawe nta gihombo yagize cyane, arangije ahita niyomora uhehe mu Burayi. Bamaze ubwo rero Abanyaburayi babona baba bahombye iki, baba bahombye ibyo Uburusiya bwabahaga, ubwo bamaze kubihomba ibyo ngibyo tayari. Kandi na Amerika wibuke imaze igihe iri mu ntambara na Irani na Israel, urumva na Venezuela ijya gukuraho leta, urumva nayo ntiyiteguye gusoza inyungu z'Abanyaburayi kuko nayo irimo irarwana n'izayo yiyubaka. Urabizi intambara irasenya ntiyubaka. Kandi kantu kagaragaza kwikunda kwa Trump ni uburyo afata produits zituruka i Burayi akazizamura imisoro myinshi cyane. Yego ibyo nabyo urumva ni hahandi batangiye nayo kugira gute umugombari, bakareba bakabona nta nyungu zirimo barimo barahomba, niho bigaragaza ukwikunda kwe rero. Ariko Trump byo ku mafaranga byo ni ukumwitondera, usibye ko ubundi unarebye Amerika ikunda kwikunda, nigo rwose irikunda bikabije, irikunda
urugero dufite ni amaleta yagiye ihirika. Ndahamya neza nka 60% cyangwa 70% leta zisenyuka iki uruhare. Urugero urafata Venezuela shodi bashize muri iki kinyejana ahandi hari byaba ko igihugu kikifata kigashimuta perezida w'igihugu, kandi iyo umuntu acuruza ibyo perezida aba afite ubudahangara. Misiko na Kisekedi ari Kisekedi utamushimuta mu gihugu cye. Kuki utanze urugero rwa Kisekedi? Nuko Kongo nayo nyine yegere hasi hejuru. Kuko mu myaka dufite biragoye kumva ngo Kongo ifite amahoro imyaka 3 ikurikiranye, biragoranye cyane. Niyo mpuse mfatira urugero nimba nta mutekano uhari, ariko ntabwo gushimuta umukuru w'igihugu byoroshye. Ubwo n'urugero dusa dufatira ahari, ariko ugiye ugafata za Panama naho Amerika yagiye mu kirere cya 18 hafi aho, naho Amerika yagiye iki umuperezida wari uriho kubera ko yabimwaga iki inyungu bari bagize bashakaga. Iki kwereka ko yikunda. Ese wari uzi ko Venezuela kuva 2008 yari inshuti ya Amerika? Inshuti magara shari ishusho. Yego. Ariko ibaze 2008 butuze 2026 ubwo harimo imyaka 10 n'ingahe 18 ndakeka. Imyaka 18 bibahise bigira gute? Byarazambye bagicana wapi. Impamvu ni iyi, hari umuperezida wasimbuye na Maduro yari yarabimye iki, yabimye amariba ya peteroli bacukuraga. Amaze kuyabima bagira umuceri witwa na kanseri. Yakimara kwitwa na kanseri rero bo barakeye baravuze bati wenda Maduro nageraho azaca bugufi atuyoboke areke twifatire ibyo dushaka. Ahubwo noneho Maduro we yaje ari hanyuma y'uwasimbuye, aravuga ati hubwo noneho na kampani zagize gukora peteroli ndazirukanye zihambira wanyu zitandukanye. Noneho arangije arababwira ati mwigendere, ahubwo atangira guha za contract z'abantu za kampani z'abanyamerika, arazibwira ziti noneho nimba mutemeye ko leta ifata high share, leta ifata imigabane minini kampani zabo muri peteroli bacukura, ngaho nimwigendere, leta ifata imitungo yabo irajyana, irangije ifata Abarusiya iki akazihereza Abashinwa, ihereza Amerika. Niko mutangira kugira gute mushinga iki bagira gute baramucakira baramushinga. Byonyine iyo ni impamvu yerekana kwikunda kwayo. Urumva ejo bundi irongeye iti twataka Irani. Rero Irani yo saba afite imvugo ari mu nayo kandi yubatse hari ibyo yasetinze. Ibyo nabyo nitubigeraho turuze kuza kureba nabyo uburyo bitwereka kwikunda kwa Amerika. Kuko simpamya neza koko nimba kuba Amerika Irani yatunga intwaro kirimbuzi hari icyo byatwara Amerika. Turaza kuza kubisesengura. Yego. Hanyuma rero uyu Frederick akaba yaboneyeho avuga ko Uburayi bugena nko kwibasira ubusugire bw'ibindi bihugu bigize umuryango wa NATO kandi bidakwiye. Hanyuma mu guhangana n'ibyo bibazo, Frederick yakaba yahishuye ko Ubudage buri mu biganiro by'ibanga n'Ubufaransa kugira ngo ashyirweho uburyo bw'ubwirinzi bushingiye ku ntwaro kirimbuzi mu Burayi, hanyuma ibya NATO ikabitera ishoti bitewe n'uko ibona NATO Amerika yinjirira ikayigira nk'irembo rituma ubundi winajya kure. Uburayi muri ikinyejana cya 18 numva ari yitwa ndiho nsoma gakeya mu minsi ishize, batwereka ukuntu cy'amateka, kitwereka ukuntu abanyaburayi n'abanyamerika basinyiye. Urumva uribuka neza ko abanyaburayi bakoroniza, sibyo? Muri izo koloni Amerika ntawe yigeze ikoroniza muri Afurika, sibyo? Muri uko gukoroniza rero nayo yabagiri gukoroniza, nayo yari imikoroniza. Noneho muri uko gukoroniza Amerika yo yasetinze iki kapitaliste yayo, ifatira ibyo irabyubaka, ibwira abanyaburayi iti mwebwe aho muri uduhugu mwifatiye ntabwo tuzazamo, muzabiyobora uko mugize gute uko mushaka, ariko natwe Amerika y'Epfo nta gihugu kindi tugize gute dushakayo. Ariho handi igenda za Panama ikazigira gute ikazifata uko ishaka, za Venezuela ikazifata uko yumva. Cyakoza kwa Cubaho kwa Fidel Castro byaragoranye nawe, ariko nyine nuko nawe yari yihagazeho. Ariko urumva ihindura leta bitewe no kugira ko nuko ibyifuza, kuko ifite iki, ifite ubushobozi bwa super power. Ariko nanubu nkangira nkasubira inyuma nkibaza ubundi kuba ibihugu byose yo kizifite ni kwa kundi rero ushaka kwigwizaho utuntu twiza nyine
utifuza ko mugenzi wawe nawe yagira gutya yabibona. Oya, si niyo mpamvu nk'uko tutagiye tubivuga, reka wenda dufate urugero ku Korea, kuko Amerika itahira hirya yose, nuko izi ko any case Kim Jong nawe iziro tolerance, uramukinisha, uramurasa bitana kurasa hirya n'isi yatayibikaho, izi mpamvu se batagiye nawe ntantwari azibitseho, amurashaka ari intwaro barazifashisha. Niyo mpamvu Amerika izi impamvu zo gutunga intwaro zizi n'agaciro kazo, ikaba itifuza ko hari ikindi gihugu cyagira gute cyazitunga, kuko irabizi bya bindi yazikanya bikangisha kugira ngo sahure kugira gute kuko suri gwenda nima nkoresheje terime y'ijambo ribi gusahura, ariko ntacyo birumvikana. Bya bikangisha Amerika yakoreshaga kugira ngo ifata imitungo y'ibindi bihugu, mu gihe nabyo byamaze kugeraho bigera, ntabwo yakongera kugira gute kubikoresha, kuko nabyo byamaze kugera gute kugira. Siyo mpamvu iri miti nyaguti itera irarisi, irimo irabanza ikaparanza ikareba ati wenda twebwe ntiyaturasa dufite ubwirinzi, ariko se bya bihugu byacu bifite Irake ko dufite abasirikare twiteguye kubarinda, muri Saudi Arabia ko dufite abasirikare twiteguye kubarinda, tukabarindira rimwe. Urumva rero bikabanza ikareba Irani nayo hari ibyo yakoze, nk'uko twakoze ikiganiro ushize tubereka icyo Irani nayo yishimiye. Ntabwo rero ibyo byose turimo tuvuga twerekana ni ibyerekana ubwirinzi kwa Amerika. So uyu Chantre rero akaba avuze ko mu gihe ibyo byagerwaho byaba bivuze ko byinshi mu bihugu by'i Burayi bitakishingikiriza uburinzi bwa Amerika. Hanyuma perezida w'Ubufaransa uwo nawe ni Emmanuel Macron nawe akaba yashimangiye avuga ko uyu mugabane ugomba kwihagararaho mu buryo bwose hatabayeho kwishingikiriza ku bandi. None se n'imiterere communication cyangwa relationship iri hagati y'Abadage relationship iri hagati y'Abanyaburayi n'Abanyamerika, relationship iri hagati y'Abafaransa n'Abanyamerika, nanone ugomba kurebera mu bundi ki ushobora gusanga n'ibintu bishangiye bari b'Abanyaburayi, kuko mpamya neza ko ntabwo gufata amasezerano ndakeka yasinywe hagati y'Abanyaburayi na Amerika ngavuga ngo BRICS, kandi noneho wibuke Abanyaburayi bo bafitanye ikibazo n'Abadage, intambara zabo gasimbizi, urabizi Abadage baje gufata ubuzima nabwo rero kuri Abadage nabo ni Abanyaburayi, Abadage nabo ni Abanyaburayi, ntabwo boroshye nubwo baba batuje, ariko nubwo baba batuje wese ubundi Hitler rero bajya gutera yari yariturije, bakeka ko yagize gute yasinziye, nabwo ushobora gusanga bamaze kwiyubaka nabo basanga muri Abadage biba cyane bose agaruka ushobora gusanga nabo hari indireho n'abagezeho bakavuga ati none duhangane. nk'uko banabitangaje bavuze ko hari ibiganiro kugirana n'Ubufaransa kugeranye no gukoresha izi ntwaro za kirimbuzi. Ntabwo rero bicariye gusa. Chantre w'Ubudage rero Frederick akaba yavuze ko nubwo Uburayi bwakwemera kugira ibyo bwigomwa, bigoye cyane ko hakongera kubakwa icyizere hagati yabwo na Amerika. Nk'uko ubibona, urabona iki cyizere Uburayi bwatakarije Amerika byaratewe n'iki? Amerika si yo kwizerwa, Amerika si yo kwizerwa, rimwe na rimwe hari igihe igira gutya igashaka inyungu zayo bagenzi bayo, kibagirwa aho byari bigize gute, aho byari bikwiye. Nta yindi rero mpamvu, kuko Amerika ubundi reka dufate nkaho yabashutse kwiyomora ku Barusiya. Abarusiya bo kandi ibintu byabo bari barabipanze, bireke ko bari bihashye. Putin ni intasi, ntabwo yapfa kujya mu rugamba atageze gute, atabanje guhubana neza. Yarabaretse rero bagera bashutse Trump, bagenda bafatira ibihano Burusiya, bagenda bafatira ibihano Burusiya, Abarusiya nabo baragira gute, bariyomora ku Burayi. Kandi ibintu byabo bari baragize gute, barabipanze, barashatse mu isoko ya gaze yabo mu Bushinwa, barashatse muri Korea, ingano zabo. Ubundi mbese Abashinwa bafata n'ubundi ibiruti by'Abanyaburayi bafata. Urumva rero nta kintu Putin yahombye, ntacyo yahombye. Kandi Abanyaburayi bo uburyo Amerika yabashutse ntago yibo
Amerika yiteguye gusova, ntabwo yiteguye kuziba icyuho abarusiya batangaga mu Burayi. Aho rero niho byahera biza gute uvuga uti ntabwo we tuzongera kukwizera. Ngaho nguko rero zari imbuzi chancelier w'Ubudage yabuganiragaho na bagenzi be abaperezida ba European Union. Yari inama yari bahuje yabaye kuri uyu wa gatanu hariya mu gihugu cy'Ubudage, akaba ariho yabereye ibihugu birenga abagiraga inama, akabagiraga inama bavuga ati nyabuneka abanyaburayi bavandimwe muhumuke aho isi igeze, buri wese akwiriye gusamaye buri gihugu kireba inyungu zacyo. ngaho nguko rero reka ngushimire, wakoze cyane. Namwe murakoze, tubararikira ikiganiro cy'ubutaha. Mwakoze cyane.